Abakunzi bacu mumeze mute? Niko ngo uzazigamire amasaziro yawe uhereye ku giciro cya mbere uzishyurwa cyangwa se uzakorera. Ati genzura ko ibitagira umumaro byose bivanye mu buzima bwawe, kuko ibirangaza bidushyira hasi mu buryo bwinshi utamenya. Ayo magambo n'ayandi 42 tugiye kuvugaho ni amagambo twahawe n'umukecuru w'imyaka 90. Ati ngaya amasomo ubuzima bwanyigishije. Ubuzima rimwe na rimwe bujya butugora, turabizi twese. Tega amatwi rero. Nta kindi wongeyeho, nitwa Ismael Mugisha. Hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Ni kuri TÉLÉ MONTAGNE RWANDA. Kugira ujye ubona ibiganiro byacu byiza nk'ibi mu buryo bworoshye, reba munsi y'iyi video ahagana iburyo ni ahantu handitse ijambo subscribe, aho urahakanda ubundi witurize, ntabwo uzongera gucikwa na rimwe. Tumaze kuba ibihumbi 13, amasomo 42. Ati ubwo ndi kwishimira imyaka yanjye 90 mandikiye aya masomo. Ati ubuzima buzakugora, ariko n'ubundi nicyo kintu kibanze cyakuryohera mu gihe uzaba uri hano ku isi. Ati mu gihe wumva byagushobeye muri ubu buzima, ndagira ngo ujye ukora ikintu kimwe cyonyine, ujye ugira ikintu ubikoraho. Bega amagambo, igihe byagushobeye ntujye ujugunya iyo, ahubwo ujye ugira ikintu ubikoraho. Uzambwira n'umukecuru. Ati burya ubuzima ni buto, n'umukecuru uvuga. Niyo mpamvu inama nakugira bwishimire, ishime muri bwo. Ati burya ntuzibagirwe akazi kawe ukora ntikazakwitaho igihe uzaba byakurangiriyeho warwaye cyangwa se uri ku murongo w'iherezo ryawe. Urwo ni urupfu mvuga. Gusa umuryango wawe n'inshuti bazabikora. Murumve neza abantu, mufate igihe cyanyu cyose mukagiharira akazi, aho guhereza ababakunda abanyu umwanya. Iri jambo ndarikunze. Ati uzajya umenya neza ko amadeni yose wayishyuye mu mpera z'ukwezi. Buri gihe ntabwo uzatsinda impaka gusa ngo uzahora uri umunyakuri kuri wowe. Niba ushaka kurira ibintu byazambye, uzegera umuntu umuririre, kuko mubyomora cyane kurusha kurira uri wenyine. Ati imbere y'ibiryoherera, nugera imbere y'ibiryoherera kwigomwa bizakugora. Uzacunge neza rero bitazakurangiza. Ntuzite ku byahashize, ntuzazura kabuze hato katazangiza umwanya mwiza urimo igihe cya none. Ureka abana bakakubona uri kurira, ngo rimwe na rimwe birafasha, agahinda ntikazakwica. N'umukecuru ikosa utazakora, ntuzagereranye ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Ati nta n'ikintu na kimwe mu byo bari gucamo uzi cyangwa se ufite amakuru. Mu gihe cyose umubano ufitanye n'umuntu ari ibanga, urugero abateretana hano nibo tuvuga, uwo mubano ngo ntuzawinjiremo. Mu gihe byakaze ujye uhumeka, winjize umwuka uhagije, kuko biturisha ubwonko. Ati genzura ko ibitagira umumaro byose wabivanye mu buzima bwawe, kuko ibirangaza bidushyira hasi mu buryo bwinshi tutamenya. Ngo burya ikintu nikitakwica ubundi kizakugira umunyembaraga. Umuntu utakwishe ntazatuma utakaza icyizere cy'ubuzima, ibyo yagukora byose. Ati ntabwo wakererewe ku ngingo yo kugira ibyishimo mu buzima, gusa nanone ni wowe ibyishimo byawe bigishinzwe, ni wowe bikireba, nta n'undi. Niba ari ibyerekeye gukora ibintu ukunda, ati mu buzima ntuzazuyaze, uzabikore. Ibintu wifuza, kwambara neza, kwishimira ibyo wagezeho, bikora uyu munsi kuko niwo munsi udasanzwe, ntukabizigamire igihe runaka. Mu buzima ntuzahubuke, ujye umenya ko witeguye buri cyose ugiye kwishoramo. Ni amagambo dukomeza. Ishimisha uyu munsi, ntukabibikire ubusaza bwawe. Ngo burya urugingo ufite rw'akamaro ni ubwonko, ntabwo ari amabuno manini ku bakobwa, si amatuza ku basore. Nta muntu n'umwe ushinzwe ibyishimo byawe usibye wowe. Ati ibintu byose bigutesha umutwe, ndagira ngo ujye wibaza ikibazo kimwe. Ese mu myaka 5 ibi bintu, imyaka 5 igiye kuza, ibi bizaba bigifite icyo bivuze kuri njyewe? Umukecuru ati iteka uzahitemo ubuzima, ibi bwangiza ndagusabye uzabireke. Uzababarira abandi gusa ntuzibagirwe ibyo bagukoze. Ati uburyo ibintu abantu bagutekerezaho ubundi ntabwo bikureba, ntibikaguteshe umutwe. Igihe kizabisobanura, kandi igihe gisobanura byinshi. Buri kimwe jya ubihereza igihe. Burya uko ibintu byaba bimeze kose, uko byaba bimeze neza cyangwa se nabi, jya uhora wibuka ko bizahinduka. Ntukumve ko uri igitangaza,
kandi jya wizera mu bitangaza. Ni umukecuru kuko ibitangaza bibaho. Ntukagenzura ubuzima, jya ukora icyo usabwa gukora mu gihe cya nyacyo. Ati kwisazira naje kubona ko ari byiza kuruta gupfa ukiri muto. Rero nimwite ku buzima bwanyu. Ngo abana bawe niba bafite ubuto bagira ni bumwe. Nyamara ibintu by'ingenzi mu iherezo rya buri umwe ni bya bindi dukunda twakunze cyangwa se dukunda muri rusange. Mbega amagambo! Buri munsi jya usohoka hanze kuko ibitangaza bigutegerejeyo. Turamutse dufashe ibibazo byacu twese tukabijugunya hasi ku buryo buri wese yabona ibibazo bya buri umwe, biratangaje ukuntu ngo buri muntu wese yakisubiza ibye akabyigundirizaho. Abantu bafite ibibazo, ishyari no kwifuza iby'abandi. Ati ni uguta igihe. Emera ibyo ufite ureke ibyo wifuza. Ibyiza biri imbere. Iri byo ndarikunda cyane. Umushuti wanjye akunda kurimbwira. Amahoro n'imigisha kuri we. Bamwita Jean Marie. Ni umutaramu rwose. Ati uko byaba bimeze kose, uko waba wiyumva kose, itegeko rizabe rimwe. Haguruka wambare ubundi wigaragaze icyo ushoboye. Garagaza umusaruro. Isomo rya nyuma: ubuzima ntabwo bufunze mu muhito kuko buri wese ashobora kuba bufite, ariko ngo ni hahandi niyo mpano ikomeye tuba dufite. Mbega ugize icyo uvana muri iyi video, wibuke ukande like, birayifasha kugera ku bantu benshi. Gahunda ari imwe, mukore subscribe. Muri benshi biduhereza umuhate n'imbaraga byo kubaha ibiganiro byinshi. Mureka dusubire mu bindi biganiro. Imana ibaho umugisha.